intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi genda ireba intsinzi mu bice byose intsinzi nje kubereka uburyo nzaba nambaye kurani ivi nicaye gutya harya ni gutya bicara tuzajya muri shuti cyangwa ni gutya tuzajya muri shuti. Hey guys, nize ko mumeze neza ndabasuje mbaye ikaze. So namba komboye rero uyu munsi turi mu gitondo nkuko mubibona kandi turi mu gitondo ngende byuka urabona ko ntambaye rodobodo urabibona. So guys, ndabasuje ubu ngubu ikintu kinzanye ndamwe n'ikintu kimwe. Hari umubyeyi wanguriye ikanzu nkaba ngiye kuza kuyibereka nkanayigera twaba turi kumwe ibyo byose. Ubu rero ngiye kwicara mu ntebe tubanze tunaganireho kuko twadukumbana kanyura hafi. Very morning. Oh my god, murandeba neza. So rero nabwiye cameraman siko telefone yanjye yamenetse bro. Nabwiye cameraman ngumva ngo byuko ushiraho kamera bro yabyubahirije. Beri waje ugasuza abantu. So guys, I say Beri reka nkubaze. Uba wabyutse sanga ko mbona witeye ibirungo wambaye neza. Oh my god. Siko nacikanwe bro. So waryamiriye. So mana yanjye mbega ibintu. Nyagasani. Namutse neza. Uba nose ubu wabyutse sangaye. Ndabyutse saa 12. Ukitera ibirungo n'ibiki byose. Urasetsa. Nose namaze koga ndi borosa. Nanjye maje koga. Serious? Ukiri munoza muri rodobody. Oya mvuye koga. So suza abanyarwanda umva ntago bari baduherutse tu twishimye tumeze neza. Ndabasuje mwese aho muherereye bakunzi bazoheza bajuno. Nabo baragusohoje. So Berize rero twajyanye mu mujyi ejo wundi kugura ikanzu neza guhitamo ikanzu biramugora, ariko of course ni ikanzu nzambara kuri anniversaire yanjye. Murabizi ko mfite anniversaire ejo wundi kuri 16 z'ukwa gatatu. Nabonye hari ibipfuye mpita mvuga nimba hari ibipfuye reka ibi ngibi bikorwe. N'ubwa mbere nzaba ngiye gukora anniversaire ubu ngubu. Oh my god, nagombaga kubikora nyine. So ndashimira Maradona nubwo ntarayibereka. Maradona rwose ndamushimira niwe wabigizemo uruhare kugira ngo iyo kanzu igurwe. Oh my god, nicyo gitumye mbyuka ubu ngubu ngiye kugenda nyigere mbereke siko nyine cyo gukora muri robedo babirebe. Mbega imibu yandiye. Wajya urara mu nzitiramibu bro? Nzitiramibu urayizi se? Ntayizi se nyine. Ninyi Supernet. Nahise kutayizi. So guys, kanye kwigera ndaje mbere. Uramonye nizo robedo. Mbere nyine buganiriza abantu. Ndabasuje bakunzi bazoheze wacu. Ubaganiriza ngurabasuje. Ndabasuje mbahaye n'ikaze. Ariko guys mbabwira ko ego mana yaje ko joye nawe urivanga wajya tukiganirira. Ayibonye ikanzu bayitikiri bayita insenda. Izi si insenda ziriho. Ikanzu murayibona mute? Barayibona neza wayambaye. Murayibona mute do? Yambare. Oh my god. Ikanzu ni nziza bro. Ndagira ngo mbanze nyibereke muyirebe neza. Ndashimira Maradona niwe urabizi inama kanzu rahenda niwe wabigize mu hari. Ako bayikanzu warayikunze? Ako nyine ntabwo nayikunze cyane. Ibyo birakure. So guys reka mbabwire irakanzu Joyeuse yarayikunze. Twagiye mu mujyi dutera amahane turashwana dupfira kanzu yarayikunze ko ngiye hari indi namuhitiyemo akundiri ariko nyine nta kibazo nyine tu. Guys nanjye ndagira mbabwire ko mfite channel yanjye bwite. Mujye mukande subscribe abantu bankunda mba mbibona ko mu nkunda muri comment mba nabibonye. Mugende kuri Zaza TV show murahabona aho filimi ni filimi nyina gusa. Ni filimi nyina mbere nabanje gukora ibiganiro bikeya ariko nyuma naje gukina filimi. Mujye kuri Zaza TV show mungandire subscribe kandi munabinyereke umuntu uri bujye kuri Zaza TV
yandikemo ko yavuye kwa Joyeuse wa Juma sibyo. Joyeuse ni umuntu wanjye, ni inshuti yanjye, ni umuvandimwe, sinzi ukuntu nabibabwira. Ubwo nimba mushyigikiye Joyeuse nanjye munshyigikire nka Berize sibyo se. Joye waje si wumva Joyeuse aravuze ngo abankunda nyine abakunda Joyeuse nanjye mu nkunda munye no kuri Muzunga TV nawe nyine mumukore subscribe. So guys, umva mvuye kwigera mana yanjye mugiye kumbwira uburyo muyibona. Muzika ari nziza nubwo nayipinze. Ni nziza kamagarare mu ntebe nibwo muyibona. Agarara ubereke neza. Noneho njyewe nkunda nyine ikanzu ndende. None se ako no kwambara inkweto ndende. Ego umva ni padiri. Ako nibyo byiza shu byambara ibintu birebire nyine. Bene ntago ari birebire. Nk'ibyo nambara ariko byo. Mana we uri mana nyamana. Mana. Guys, murebe ikanzu ye mutere comment. Bro. Mose kurimo kwikandagira. Muzi kunikanzu hagaze. Yesu Kristo. Utabibabwira Joye, utabibabwira amafaranga ihagaze. Kuva gusa ni menshi Imana ni menshi. Ari ubwa mbere nambaye ikintu gihenze. Imana kugira abantu nka ba Maradona, Imana igira umugisha. So abantu nkubise ariko maje gutera neza. Nyine bambwiye muzajye nambara muri kanisa. Uravuga pe. Kora ntabwo byandonga kubivuga. Reka tubivuga. Ako telefone yanjye siko yamenetse. N'ubu uri kwikandagira rero. Ye. Guys, mundemere telefone mana yanjye. Siko yamenye. Yamenetse burundu. Siko yamenetse hajemo n'igihu. Bro, urabahute. Urabahute ko mbizi ko phone yawe ariyo buzima bwawe aha. Phone se kariyo nkorera guys. Mumbwire ikanzu murayibona gute? Neza. Nicaye gutya. Harya ni gutya bicara. Tuzajya muri shoot. Cyangwa ni gutya. Tuzajya muri shoot. Nose kari y'intu zari anniversary. Nyine nari nje kubereka uburyo nzaba nambaye kurani ivi. Noneho umva ikanzu sinayibonye. Abanyarwanda mwayinguriye, si Maradona yayinguriye. Nyene isakoshi, ndagira ngo mu isakoshi. Inkweto zo nazibonye. Mfite inkweto. Nyene isakoshi isa nkwe. Nuko basaba mundemere guys, mumbe hafi. Mfite anniversary, ndashaka gufita anniversary nziza danje. Urumva? Kana bo turabatumiye. Kandi namwe turabatumiye ko byagenda kose kizaba ari ikirori tuzahora twibuka mu buzima. Ndifuza ko byaba ari ikirori no kuri kw'Imana. Kandi nshimira mwese mwatangiye kumfasha ni by'agaciro. Murabona yuko nyine ikanzu ni nziza. Nagira ngo mbereke babitubwire muri comment wivuga ngo ni nziza, niba bitubwire gusa ku giti cyawe ni nziza. Ku cyanjye nimbi. Ndetse oya nagari. Nari nakubwiye twarashwanye dupfiriye ikanzu. Oya ikanzu si Mary wayihisemo se? Niwe wayihisemo. Ikanzu nene semo sha mwara yanze ariko bavuze ngo ngira ikanzu Mary yaravuze ngo ngira ikanzu wayihisemo nahitane na Rodopon. Robedon. Niko yavuze ariko ikanzu nene semo nayikunze. Nzajya kuyigura. Nzajya kunosumitiramo. Nukitankwira nyine. Mary kariwo no Mary imyenda yose nzambara niwe wayihisemo. Shabyihore. Naramfobeje nyine. Ye tugupobya. Mu izina rya Yesu Kristo. Nose ni gute ngiye mitamo ikanzu mukayanga. Mwese mugahurira ku ikanzu. Ikanzu ikiza cyayo. Yambarwa n'abasirimu. Nyine murabibona. Ubu ngubu nayo ndiho ndigera ariko murabona ukuntu imbereye nta kintu kimwe. Emera yuko nanjye nahisemo y'abasirimu. Niyo mu Vaye byemere ko ari y'abasirimu kabisa. Yakanzu ni Rodobon. Ariko ujye uyirarana. Wayiguze 70 ingahe ukajya uyirarana? 70 ingahe we? So guys, iyi kanzu murayibona muti. Nshimira by'umwihariko impamvu nyizanye no gushimira wayinguriye. Nawe ugira icyo ukora ubuzima bwanjye ngewe mva ntabwo ndi kubategeka ngo mumfashe ariko unkunda byanyabyo unsupporting kuko utanansuportinze kuri anniversary uzansuportinga mu gikorwa runaka cyazangirira umumaro kuko dore ko ndi no gutegura kuzagura kamera yanjye
muzambe hafi inshuti zanjye. Ubu ngubu natangiye ubuzima bushya, meze neza, meze meze mbye, ibintu ni wanebra. Ako Berisi iminsi maze mu rugo sindi kubyibuha cyane. ugomba kwiyibagiza ibintu byose byabaye ugatangira ubuzima bushya ukomeye umeze neza. Umva ugomba kuba mushya. Akikanzu njye ntabwo murambwira iyi kanzu murabibona mute? Intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi ngenda ireba intsinzi mu bice byose, intsinzi intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi ngenda ireba intsinzi mu bice byose, intsinzi yego ndanayibonaho. Intsinzi ndi kuyibonaho guys cyane. Waratsinze ndi kwireba mu kirahure. Iyo cyakabati hano iyaba hano hari fashion bro, hari fashion ako muramba na muti, hari fashion nkikaraga mwongera. Oh my god, ariko abantu ndabatumiye nawe uzajya mu ba miss ujye ugenda ngiye kujyayo. akoze kwikanzu nabonye mu miss yambaye cyane arimo kwiyamamaza. Yego urabeshya, reka ninjye miss w'uyu mwaka. Sibyo mbivuga niwe miss w'uyu mwaka, ahubwo miss Rwanda ikamba urariguha cyangwa ngomba bambabarira. Guys, nga rero mumbwira ibintu ndi bwongere kuko iyi kanzu ntabwo nayihindura. Icya mbere ijyanye na taye yanjye, icya kabiri ni ndende nk'uko nyishaka, icya gatatu irapasuye, icya kane nayiguriwe n'umuntu abikuye ku mutima cyane, icya gatanu nayikunze, icya gatandatu ubwo si icya gatandatu ni iki? Ifite utuboko twiza, ni nziza, irakubere ni size yawe nyine tu. Kamera rukumbana neza, bimeze neza. Ikibura ni igiki? Utanze igitekerezo. Ikibura ntacyo kuri iyo kanzu kireka wenda ikibura se ni igiki? Ni isakoshi, ariko isakoshi cyane. Wari ugiye kuvuga isutiye? Oya. Amabere yanjye murakabiriza mugakabya. Oya, amabere ni manini. Ari njye nari mfite amabere manini joye. Ninjye. Igo. Njye mfite manini. Ariko ntari. Mudukize kamerama. Ari njye nawe mfite amabere manini. Ni njyewe kandi aranankwiriye kuko njye ndi munini of course. Ngomba kugira manini. Okay. Yeah. So muri kumbona mukomeze mundebe mumbwire harabura iki umva anniversaire igomba kuba. Nshimira Baburyohe TV bari gukurikirana ibintu nyine bari kunegurira anniversaire. Namwe kandi ndabatumiye welcome kuri anniversaire yanjye. Kuba Buryohe nibo bari kubikurikirana. Imana ibahe umugisha, simeruka no kubasura, nzabasura. Kandi mujye mwihangana ibyagiye biba byose. Natwe ntabwo twari twarabiteguye, naho twari dufite duhuriye nabyo. Babwire ko ukomeye. Ubu ndakomeye, umutima umeze neza, magaze. Ariko nawe wicaye hejuru, nanjye ndahicara. Nabona igihe wahereye. Guys, ari yishize hejuru, ujye banciye izosi gutese. Na cameraman bamuciye izosi. Nawe yagaragara. Ari ndimo. Nawe muze kumbwira ko mutambonyemo. Nawe wagaragaraga. Ego kuzgonde muto bikabije. Oh my god. Sewe kuri kwitsindika mwaha wajye ukwicara ahakubereye. Ndicara. Yego. Mu izina rya Yesu. Ndicara. None kugeretse akaguru kandi nkuko ngo nakageretse. Nonese turi kuri size. Yego. Ubu ngubu ntibari kubona uri nk'agashinge. Ubwibyo mvuye muri frame. Genda. Ako njya. Nta biryo bihari ko numva inzara. Tujya kunywa icyayi. Eti sasta. Natinza kubyuka, nubwo natinza kubyuka ariko sasta zageze. Zageze nuko tujye tuvuga. Ntabwo ziragera. Ahubwo saa munani. Ko saa munani. So guys, reka tubashimire, nizeye ko mwaduhitiyemo neza. Mwaduhitiyemo neza. Ubu ngubu ngiye kujya mbere ku buzima bwanjye umunsi ku munsi, uko bwije nuko bukeye, kandi bizajya bigenda neza. Ndizera ko muzabana nanjye mu byiza no mu bibi, muzanagumana nanjye. Nshimira abantu mwagiye mumamaga mumbwira ati Joyce, hangane Joyce, turagukunda. Of course nanjye ndabakunda cyane. Nibwo nyibyuka ngiye kwiborosa no koga.
nuko nagira ngo nigere iyi kanzu naroga kubera yuko nibwo ikiva ku isoko by the way nibwo bakitwoherereza nagira ngo nyigere mitari nanayifura urumva kwigera ikanzu nagombaga nyine kubibereka kuko nimara kuyifura izahita ibikwa paka se kuri kunkubita kuri kumonda Yesu we akunda kubabaje urambabaje izahita ibikwa nk'uko inkweto zabitswe nshimira mwese muri kunyitaho of course ndabakunda cyane nshimira mwese mu nkunda muri anive yawe bandike muri comment babivuga ko bazaza abantu muzaza muri anive kandi mugomba gutwerera ndetse bazaza iya nive ni nk'ubukwe iri mu mwanya w'ubukwe uri kumva ni mu mwanya w'iki w'ubukwe ni ukwishima uzi ko ari byo ni ukwishima tukamera neza abakunzi banjye mukaza rero abantu mushaka kuyizamo munyandikire kuri WhatsApp wandike kuri WhatsApp uvuga ati ndashaka kuruza muri iyi anniversaire kandi ugire neza Belize ujye kuri channel yiwe mukandi subscribe ni Zaza TV show yego ubundi umuntu ushaka kuza muri anniversaire yanjye unyandike kuri WhatsApp urakiriwe kandi mundebe mu nkunde kuko nanjye ndabakunda mundebe mu nkunde tujye tuvugisha kuri mu bintu byose tuvuga Imana niyo ya mbere doranire gusenga ko bwije nuko bukeye uryamusenze ujye kurya usenze buri kimwe cyose ugiye gukora ugikore wasenze Imana izabigoramo umugisha dore nanjye Imana yabaye umugisha buzibora kugenda bugenda neza yamaye Belize Beri kunyenyereye igitambaro mu mutwe akomana yanjye dukomeze manani umuntu ari ngombwa ko uza kubivugira imbere akamera ko guys nakarebye umuntu agakunze bitangashyira mu mutwe yego tutarakawe none se so barakabuza ko ntakamara ntakamara abantu mushaka kuza muri anive yanjye rero mwandike kuri 07102787 sawa rero turabakunda cyane mu gihe byiza Imana ibarinde I love you so much I love you too I love you more